ndebe ariko sheri koko ntawe igihe naguhamagare telefone yawe ubundi irihe kumwe byagenze ninjiye mu iduka rwose telefone nyisiga mu modoka no wingira injiji nyobewe nte telefone iri ku murongo cyangwa yavuye ku murongo ku buryo wambeshye nuko ngo ntuza telefone bishobora no kuba ari n'amarezo pe bishobora no kuba ari n'amarezo rwose mbabarira nanjye mbibonye none aha ngaha nsohotse mu modoka mbona washatse urambura kandi no musi nirire nko bakiriya benshi ku buryo ntago nigeze nongera kubyibuka pe nukuri ihangane mbabarira ihangane pe aho se kankubaza ubundi ikibazo kimwe uratekereza ko ari iki wakora kugira ngo nibura numve naguwe neza umuntu nabuze kuva kare ubu ngaho mbwira ikintu ushaka basi urabona ko adashizemo utwo gutwo urashaka 10 urashaka tungana zana agakesi ugatereka iruhande ndakazana kandi ndakazana ukaba urakamara petit frère ntahari turakora igitabo sawa niba ndakubabariye ariko ninongera kuguhamagara nkakubura sha ntago mbizi kabisa oya nago nzabyongera nibagiwe ariko umenya ko kubagirwa bibaho ngaho sheri urakoze ariko nibura umuntu watashye ryari se wowe nyine naje nzi ko ngusanga hano nibura ngo ndebe ku munsi uramera neza ndakubura ndaguhamagara ndakubura nyine urabona ko nicaye hano nigunze ihangane pe ihangane ntabwo bizasubira n'umusore ntacyo uguje reka nishime kusema ko noneho rimwe na rimwe bijya binyura bigenze bite rebera wakubye akarenge watukuje akarenge niko ugiye he rega none mvuye mu murima uvuye muri mase ibijumba ntabwo uzi ugomba kujya gukura ibijumba reka musaza wanjye rwose byo kugurisha ariko ariko uransetse byo kugurisha tukarya iki nabyo niba ari byo kugurisha nzajya yesha tukarya iki tambwira kuri mutekereze ko twarya ibijumba ufite amafaranga ndabizi turarya umuceri gura umuceri ariho duteka muranyumve nako amafaranga mfite nahubwiye ko ngomba kwigurira radio maze iminsi ntumva amakuru naho ubwo ejo bundi wambwiraga ko ukeneye twadukabutura mwambara aho ngaho imbere hari ubwo se ntukeneye ngiye ko mfite za mugondo zawambaraga kera ko zinkwira ndakomeza arizo njye nambara hakugura umuceri umuntu aryeho nkabona amakabutura yose narayabuze niyo usigaye wambara ariko bizi ko zinkwira kandi zitakigukwira zitakinkura se narakuze ndazirenga mako umva twumvikana nase njye nambara ubusa okay ngaho basigura umuceri uzazingurira mere nagaruka erega mere yaguhaye amafaranga menshi ngenda bita kandi yatubwiye ngo azadushakira akazi mu minsi mikeya uraba ufite amafaranga gura umuceri twirire ibyo by'amakariso uzabingurira ne tugere i Kigali sibyo kumana yaje ntabwo ubona meri akazi umuceri ne Kigali ariko Kigali yagutwaye uruhande kabisa ariko akarenge kanjye ukuntu gatukuje iwatukuza akarenge wagira gute ndashaka kujya gukura ibijumba urumva peti yangu hanyuma uburu ni urukuta sibyo iri ni idirishya uyu ni umuryango wakurikiye ndimo ndabibona rwose rero umuntu utazi iby'ibi ngibi wenda reka nkwereke hanyuma si ifite imiryango ingahe hariho imiryango 4 umuryango umwe 2 3 4 reka nkwerekere hano ubundi umbwire ko utabibonye neza wabonye inzu ko mbona byatwara igihe oya biroroshye nyine wowe urimo urabivuga gutyo kuko ubifitemo uburambe cyane wabyize igihe kirekire ntabwo ukeneye gufataho nosiyo nibura ngo nawe uzabisigarane koko ariko rero reka mwereke iby'abantu mutaramenyera ibi ngibi muba mukeneye karamo tigeze urya umugati ndashiri rwose imigati rega narayibahariye ahubwo
ahubwo ntabwo wigeze umbwira ngo urangirize inkuru y'aba bana. hariya wambwiye ko ari umuhungu n'umukobwa. Rwose ni umuhungu n'umukobwa dore bari mu kigero cya Madox. Koko warabarebye uhita ubagirira impuhwe. ariko iyo abana bagize iyo bahuye ibibazo nk'ibyo ngibyo hari imiryango ifasha babaye nka Caritas. Kamunyumvire no kuri Madox binabambwiye. Ibyo ariko Caritas ntabwo muzi gutabara imbabare ari umuryango utabara Kuko imbabare. nta n'abantu bandi wagirira impuhwe. ariko njye ntacyo nashatse kuvuga kintu aravuga ngo ni Umushari utubwira ratanamenye impamvu. Buriya arafushye kavuga ati buriya baje bankura ku ibere. Humura ntacyo bazagutwara Gutekereza. ntacyo nigeze ndenzaho kindi rwose. Natekerezaga nkavuga ngo nibura umuhungu namuzana tugafatanya gucuruza hariya mu iduka. Umukobwa nawe akagira utuntu yafasha aha ngaha mu rugo. Sheri ku bwanjye rero ndumva nta kibazo wagenda ukabaza. Wowe rwose urakoze. Reka niba ko hari utuntu twatunganyije mu gikoni. Kananjye mbe nigisha sindere ko yazasigarana uyu mwuga. reka nkubwire rero ibi biboro aha nubwo nashyiramo amafaranga yanjye ngo nyahaye umwana agiye kubyiga. Biguteye ubwoba? Yerega wowe ubifitiyemo experience warabyize wabyize imyaka myinshi. Ibi bisaba umwanya nta kindi kandi biroroshye. Alo? Hanyuma se Robert wamugezeho? Alo, Robert, wiriwe? Hanyuma se mwarangije kwitegura? Wahora niki usukuntu uwo mwana niriwe ndi kumubwira nyamuneka mushyire telefone tuvugane. Ngo yarara aho hepfo iwanyu mu gishanga. Murangije kwitegura? Nta kibazo rwose ndabategereje. Ndabategereje. Nomero zanjye si mwazanditse ku gapapuro. Muramutse mugize ikibazo mwahita mumpamagara. Ntimwabura uwo mwatira telefone. Sawa ngaho muzane n'Imana. Sawa. Robe akosubura cyareba ibiki koko Naje gihe wowe uratuma n'imodoka zidusiga rwose ntigiye yahereye yitegura ntarangiza iyi modoka iciyeho tugendera kibirewe ko tuzazagaruka kubireba tube tugenda tugendere ko imodoka zinahawe yoboka genda ariko iziko dushobora gusanga yisubira wowe hagati
Sheri? Sheri? Gira hino nkubaza ariko. kwitegura Nikoye. Kureba narangije kwitegura. Ndagenda abo bana ntabasuhuje. kandi koko usko waraye ugeze aha ngaha waryamye basinziriye. Dore rero ndabisoje bahamagare baze ni. Makobwa umva mbwirira musaza waze hano muze muzanye kutambwira ko nambaye neza ngo ngure yine wambaye neza ijana ryonyine ndashaka neza ariko rero ibyishimo ufite si gusa. Mako ngwino hano. Witwa Makobwa? Mako bite? Ese wari uri hanze? Robe wari uri hanze? Icara hano nta kibazo wikwicara hasi. Humura muhawe ikaze. Robe? Witwa Robert? Nitwa Robert. Karibu nawe. Murakoze. Murisanga mu rugo rwa Endo. Sheri dore rero babana naba. Yego. Dore ngo ni Robert, uyu ni Makobwa, mushiki. Makuru ki yanyu? Meza. Ikorobe. Karame. Ngambwira ngo byagenze. Ni ibisanzwe nta kintu giteye ubwoba kirimo nuko nyine twabuze mama tukiri bato na data arangira duta. Pole kabisa. Ariko nta kibazo. Sheri nyine bumve ko turi nk'ababyeyi babo muri uru rugo. Narabimubwiye arabyakira arambwira ati nta kibazo muzajye mukorana ku iduka. Nukuri mwarakoze cyane. Mwarakoze cyane nukuri Imana ibamugisha. Muzaza mukorana na Robert. Wowe uzaba uri hano mu rugo. Nta kibazo ngiye imirimo yose ndayibasha. Nawe ariko hari akantu ndi buze kuza kubaza wenda nimugoroba. Babenze no gusenya. Oya. Ntabwo twe tujya dusenya. Akazi kose humura amazi mu rugo arahari. Dukoresha gaze ntabyo gusenya ntabyo kuvoma. Ntabwo mujye kuvoma. Oya. Ubwo se amazi hano aba muri robine. Ahubwo Robert wowe ko ndabona uri umuntu w'umusore cyangwa reka azi akazi cyane. Oya tonde tuza sibyo kanene na musaza wawe. Wowe uzajya ukorana na madamu ku iduka. Yego murakoze cyane. Ubundi ujye umufasha ku mukozi wari usanzwe ahari tumaze iminsi tumwirukanye. Yego. Kubw'amahirwe ubwo waje uzitware neza. Nzitwara neza cyane. Robert ni umwana mwiza cyane no kuri Imana ngo bize ute ko ari umwana mwiza. Erega ni musaza wanjye kandi niyo nawe wandeze ndabizi. Hanyuma ubize ute ko twamugeza muri biriya bintu koko akabinyangamugayo. Ugragira imico myiza no kuri Imana. Sheri niriya iwabo na rwose bana ni inyangamugayo. Rwose nta kibazo. Sheri warakoze rero kuba warazanye aba bana. Reka tugerageze dukore ibishoboka. Ubundi urabizi ko n'amasaha yansize ahubwo nushaka mperekeza tugende mugeze mu kazi. Murakoze cyane. Mwirirwe neza sibyo? Akazi keza bye. Oya nta kibazo mwebwe mwifatire kunywa n'icyo kurya byose birahari. Reka mugeze kwirembo ndaje. Sinakubwiye ngo tuzaza mu rugo. Ngo tuzaba n'abakire none dore ubu ngubu ugiye kujya ugenda ukore rero ugenda ukora umere neza uzana amafaranga. Kutamenya ko yanyogoshesheje cyane ko ubaye mwiza ariko araduhora ari mwiza uzazana amafaranga byinshi tugiye kuba abakire. Ariko rero mva twumvikana ntuzongere na rimwe umusaza nawe arimo kuvuga ntukavuge sibyo tuzatuma batwirukana. None se ikintu nigeze mvuga ngiye wavuze amagambo menshi kandi ariya magambo ntabwo yari ari ngombwa sibyo twumvikana sibyo.
uzajya witonda uceceke sibyo numva se nibagiwe telefone ushobora kuba yibagiwe telefone ariko ntuyikoreho yihorere yayireke yihorere urabona ibi bintu byose ukagira ngo ni ibintu by'imikino ugiye kubona akazi nawe hari ikintu kimwe utumvishe nawe ngo bagiye gushyira mu ishuri wabyumvise ariko mako nzubaye iki kandi ko mbona ucecetse mubwiye nabi se